wumvishe imodoka ikiri nshyashya ugira gutya ukumva ko n'inzugi zimeze none igishyira gutya wajya gutya hari umunsi umuzajya kugura imodoka nkunda kwibabwira kenshi nkakubwira ngo nutagura imodoka kuri Brashar TV waramenye Brashar wanyiza ukagura imodoka ntuyigure kuri Brashar TV wanyiza ukazamuhagura umbwira ngo ngurishiriza iyi modoka nakoze subscribe ubwo se wawe warakoze subscribe y'iki niba utaragura imodoka kuri Brashar TV uzamuhagura ngo ndashaka kugira ngurishiriza iyi modoka ibaze akenshi ababigerageje kenshi barazizanye nsanga imodoka babahaye ni imodoka mbi imodoka zarwarika amavubi mbi ariko nugura imodoka kuri Brashar TV uzaryama wumva umutima utuje utekanye ubona ko n'izi nzugi nazo ziracyameze neza dukomeza tugendana TV si yanjye ni yanyu Brashar TV si yanjye ni yanyu nuvuga ngo niba uri kuri Brashar TV uzabyumva umeze nk'umuntu uri iwawe mu rugo wisanzura uri umuntu wibereye iwawe iyo uri kuri Brashar TV uri gukurikirana video ntereka kuri Brashar TV uri gukurikira video y'imodoka nziza uri kuyikurikira uri kwinywera akacyayi uri muri nywera akantu k'akacyayi icyo gihe bameze bite urumva ko ari byiza uvuga ati byibuza nanjye nzagura imodoka nyigure kuri Brashar TV nta handi hantu nzagura imodoka uzabaze neza have ninde muntu agura imodoka kuri Brashar TV ikamubera mbi ninde niyo mpamvu nanjye nihagara nkababwira ngo Brashar TV itaraza mwaguriraga ubundi mwaguriraga Brashar TV itaraza nuko tuje kandi uko tugaruka na za modoka z'imiturika tugaruka na za modoka z'abakimaze tugaruka na za modoka z'abajeje tafaranga ariko ubundi niba atarukumvuna ushaka iyihe modoka koko ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri Brashar TV ariko ni wakoze iby'agaciro wowe wakoze subscribe ugakora share ugakora like ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose zajya uzibonera ku gihe mbonera gusuza aba Brashar mwese ahantu muherereye hose abari mu burasirazuba bw'u Rwanda mu burengerazuba mu majyepfo mu majyaruguru aba diaspora abari mu mujyi wa Kigali mwe tubana buri munsi mpora mbasabira umugisha n'amahirwe ngo bivane namwe kuko murabo Brashar kuko mwakoze icyo mwagombaga gukora mukaza kuri Brashar TV mugakora subscribe mugakora share mugakora like mugakora comment nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Brashar nijye na Emmanuel uwo ni wenge we bakwita dukurikiye Brashar TV aka kanya ukaba ugiye kubona imodoka bita Altis automatique umwaka wayo 2005 iyi modoka ifite ibyangombwa byose control na silence bizarangira umwaka utaha kuyigura no gutoragura ndabikubwiye muvandimwe wanye nshuti magara iyi modoka ntize kuba yagucika niba ushaka imodoka izakugira akamaro iyi modoka ntize ko yagucika ndaza kubwira igiciro cyayo turaza kujya muri motel turaza kujya muri salo yayo ndaza kwereka boot ndaza kubwira byinshi amatwi yawe atigize yumva ndaza kwereka byinshi amaso yawe atigize ubona ku modoka wawe barigize utekereza kugura iyi modoka ni nziza cyane ngira ngo urimo uragenda uyibona dutangira tugendana urabona ko inzugi zayo zimeze nukuvuga ngo izi nzugi hari ujya kugura imodoka wajya ugira gutya ukajya gute ukagifata zino nzugi ugatruka ukamera nk'ushikanura nukuvuga ngo niyo washikana gutya ugenda uzamura nukuvuga ngo ntinyeganyega kuko inzugi ziracyari nzima urazibona inzugi ziracyari nzima wazumvishe wumvishe imodoka ikiri nshyashya ugira gutya ukumva ko n'inzugi zimeze none igishyira gutya wajya gutya hari umunsi umuzajya kugura imodoka nkunda kwibabwira kenshi nkakubwira ngo nutagura imodoka kuri Brashar TV waramenye Brashar wanyiza ukagura imodoka ntuyigure kuri Brashar TV wanyiza ukazamuhagura umbwira ngo ngurishiriza iyi modoka nakoze subscribe ubwo se wawe warakoze subscribe y'iki niba utaragura imodoka kuri Brashar TV uzamuhagura ngo ndashaka kugira ngurishiriza iyi modoka ibaze akenshi ababigerageje kenshi barazizanye nsanga imodoka babahaye ni imodoka mbi
imodoka zarwarika amavubi mbi, ariko nugura imodoka kuri Burashari TV uzaryama wumva umutima wawe utuje utekanye. Urabona ko n'izi nzugi nazo ziracyameze neza. Dukomeza tugendana, ese mbanze ninjire muri salo cyangwa mbanze babwira igiciro cy'iyi modoka? Ariko reka mbanze mbereke imodoka hanyuma nze kukubwira igiciro cy'iyi modoka. Niba ufite gahunda yo kugura imodoka ntize kuyagucika. Urabona ko yambaye amapine akiri mashyashya, ngira ngo urabibona imodoka nziza, urayibona, uhita ubibona. Urabanza ukareba ngo imodoka ifite amapine, imodoka paraburize imeze neza, imodoka kapu imeze neza, ese ifite moteri nziza, ese ifite ibyangombwa, irakora mitasiyo. Nugura iyi modoka nuguhita ukora mitasiyo bigahita birangira. Mpamagara kuri 0788 497423 niba ushaka iyi modoka, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp 0788 497423 ubundi tugendana. Amapine wayabonye, ngira ngo wayibonye, ariko ndaza gukomeza ngende nkwereka inyuma. Reka ninjiyemo imbere urebe ubwiza bw'iyi modoka. Ngira ngo urimo uragenda ubibona. Urayibona, namaze kukwinjiza mu modoka, namaze kwereka imbere hayo ukuntu hameze. Ni ukuvuga ngo hose harasa neza akantu ku kandi. Ifite icyo bita mira, ngira ngo urimo uragenda uyibona neza cyane ukuntu imeze. Urabona ko aha hose harasa neza, urabona ko ifite ikintu cyita ubushyashya. Nabwo ngo iyi ni Burashari TV. Duhamagare kuri 0788 de imodoka, reba imodoka, dorutu modoka. Buri munsi twakira imodoka 1000 kuri Burashari TV. Imodoka 1000. Uratekereza ko imodoka 1000 twakira buri munsi hazabura imodoka yawe gute se? Byaciye mu zihe nzira? Ukajya ukwiryaga ngo nashatse imodoka yo kugura ngo ndayibura. Waragize kuri Burashari TV ntago bishoboka. Urabona ko ifite intebe zikiri nshyashya, urabona ko ifite n'agatapi kakiri gashyashya. Urabona ko byibuza erega iyi modoka ari nziza, urabona ko ifite n'isuku. Urabona ko ni tapi yayo, urabona ko ari nziza, urabona ko nisa ibisa neza, urabibona ko ntibisa. Ngomba kukwereka akantu ku kandi. Niba uri umu Burashari ukaba ushaka imodoka nziza izakugira akamaro, mba ngomba kukwereka ikintu ku kintu, kuko byamvuna kandi byambabaza uramutse uguze imodoka mbi ukayigura kuri Burashari TV yarangiza ikagutesha umutwe. Ibyo ntago byashoboka. Nukuvuga ngo ntago bishoboka. Urabona ko ifite parafo ikiri nziza, urayibona, dore reba imodoka muvandimwe wanye nshuti magara. Reba, mwibutsa gukora subscribe kuri Burashari TV, ugakora share muri bagenzi bawe. Erega mbikubwira kenshi cyane, narakubwiye ngo Burashari TV si yanjye ni yanyu. Burashari TV si yanjye ni yanyu. Nuvuga ngo niba uri kuri Burashari TV uzajya umva umeze nk'umuntu uri iwawe mu rugo, wisanzura uri umuntu wibereye iwawe. Urumva iyo uri kuri Burashari TV uri gukurikirana video ntereka kuri Burashari TV, uri gukurikira video y'imodoka nziza, uri kuyikurikira, uri kwinywera akacyayi, uri muri nywera akantu k'akacyayi, icyo gihe bimeze bite? Urumva ko ari byiza, uvuga ati byibuza nanjye nzagura imodoka nyigure kuri Burashari TV. Nta handi hantu nzagura imodoka. Uzabaze neza have ninde muntu wagura imodoka kuri Burashari TV ikamubera mbi? Ninde? Niyo mpamvu nanjye nihagara nkababwira ngo Burashari TV itaraza mwaguriraga. Ubundi mwaguriraga Burashari TV itaraza. Urabibona ukuntu bimeze neza. Urabona ko naha hose hameze do, nakano gatara karaka kurikira, urabibona ukuntu bimeze. Reba parafo y'imodoka, ariko reba parafo y'imodoka. Urabona ko imodoka ni nziza cyane, ngira ngo uramuragenda ubona. Ahanga washyamo utuntu two kunywa, urugongo ushaka ko bagutwaye inyuma, ahanga ugashyamo utuntu two kunywa gutya ukanywa, ahanga ugashyiramo. Urabona ko ifite akantu bita kawusi original. Iyi modoka niba ushaka kugura iyi modoka, noneho sasa nta gutinda. Niba ushaka kugura iyi modoka wayikunze, reka manze nkubwire igiciro cy'imodoka, hanyuma uraza kubona muri moteri ko yahawe ukuntu hameze no muri butu ibintu byose ukuntu bimeze. Niba ushaka kugura iyi modoka ukaba ufite amafaranga byibuza $1,10,000 n'amafaranga 500,000, umpamagare nta gutinda uze witoragura iyi modoka. Ariko nkwibutsa ngo nawe turakatura kuri Burashari TV, turakatura. Wowe niba uri mu Burashari ukaba uri inyangamugayo, we ntugire ikibazo,
nta ninde wageze kuri Brashari TV kataha ataguze imodoka. Umunsi umwe ubuhagije ugacyura imodoka upfa kwageza kuri Brashari TV. Mboneraho gusuza aba Brashari nahaye imodoka, aba Brashari nahaye imodoka muri mu karere bari mu karere ka Bugesera, abari mu burasirazuba ahantu bita mu karere ka Kirehe ku mupaka wa Rusumo. Mumeze mute ijwi riraturika, abari mu karere ka Rulindo, Musanze, ahantu hari aba Brashari bari Musanze, ndabizi imodoka nabahaye mwazifashe neza cyangwa mwaragiye murazigongesha. Ikindi, iyo ugura imodoka kuri Brashari TV, iyo ukeneye kuyigurisha urazana tukongera tukayigurisha for free ku buntu, tukayamamaza ku buntu. Ikindi rero reka nkubwire ryabanga tugendana utazingira ubona n'ahandi hose. Iyo ukeneye kugurisha imodoka yariguriye kuri Brashari TV, iyo uyigurisha amafaranga arutayo wayiguze, kuko tutangiye imodoka ku kiranguzo, turanguza imodoka. Uzabyemera biciye mu zihe nzira subu, nutabyemera kuri Brashari TV uzabyemera ryari? Bayita Altis, ngira ngo urabona kuri nyuma haba hameze, urabona kuri nyuma hameze ni Altis. Izi modoka bita Altis ni amavatiri meza cyane. Imodoka bita Altis, nubona umuntu ugenda mu modoka bita Altis uzamenya, reka nkubwire amafaranga uzatangiye kumubariramo. Nubona aya ari kugenda mu modoka bita Altis ukabona ni nziza cyane, ntuzava ngo iyo modoka yiguze miliyoni 7, nta Altis igura miliyoni 7. Ntuzava ngo Altis yiguze miliyoni 8, ntuzava ngo Altis yiguze miliyoni 9. Okay, miliyoni 9 bishobora gukunda, ariko uzitonda umenye ngo iyo modoka ni nshya. Ubanza umenye ngo ni nshya. Ikiza kandi iyo nkugurisha imodoka nkubwira ibyo uzakoreshaho, ahubwo ngo uzafata amafaranga uyikoresha haya ngaya byibuze kugira ngo nawe nukenera kuyigurisha uzayigurisha amafaranga ari hejuru. Byibuze mbasha no kukugira n'inama kugira ngo amafaranga yawe atazahomba. Erega amafaranga ndabizi kuyakora biravuna. Amafaranga yawe ngomba kuyaha agaciro, nkagwa amafaranga nka agaciro kuko ndabizi byarakuvunnye. Byarakuvunnye kugira ngo yabone, ariko ntuzigira wicuza cyangwa wabare kuko waguriye imodoka kuri Brashari TV. Gute byaciye mu zihe nzira? Ngira ngo urimo uragenda ubibona aha ngaha kuntu hameze. Reka duhita dukomeza tujye mpera hano muri butu cyangwa mpite nkoremereza muri moteri. Murashaka kujya mpere mwebwe wa Brashari, rega ibyifuzo byanyu nibyo mpagaciro cyane. Mujye muri comment muvuga ati Brashari TV turashaka ko ari ikintu uhindura gutya. Rega muri comment zanyu zibonera ku gihe. Ariko reka tujye muri moteri, hanyuma turaza gusoreza hano muri butu tugendane akantu ko kandi. Namaze gukora icyo ngomba gukora, ngiye kwereka muri moteri hayo urebe kuntu hameze. Urabona ko hose haracyari hashyashya, urabona ko iracyari nshyashya. Imodoka ikiri nshyashya urayibona. Ubundi izi modoka zigura amafaranga iyo ikiri nshyashya, koko n'ubundi imodoka imaze igihe gito isotse. Ni imodoka imaze igihe kitaramara amezi 2 isotse, ikaba ishaka amafaranga miliyoni 10 n'amafaranga 500. Kandi nkaba nkubwira ko no dukatura ubu urashaka kugira ngo bigende gute. Ubundi izi modoka nshyashya zitarambara plaque ziba ziri hejuru y'amafaranga miliyoni 12, ariko kuko uri mu Brashari ndaguhereza imodoka ku buryo nawe utazigira wibagirwa Brashari n'undi munsi. Ngira ngo wamaze kubona ko muri moteri kuntu hameze. Uzijyaho wiryagagure ngo urabona ngo icyakubwira urumva twamaze kugera muri moteri. Urabibona ko aha ngaha hose kuntu hameze. Iyi modoka ntiyaguye ntiyanahirimye, urabona ko ifite amatara meza, ifite amatara akiri mashyashya. Urabona akantu kose nkubwira ngo iyi ni Brashari TV. Byakuvuna kugira ngo nyumvishe kuri umunyamujyi. Urabona ko naha ngaha ntiyaguye, urabona ko hakiri hashyashya, haracyari zima. Urabona hose hameze neza. Dore byakuvuna kugira ngo nyumvishe kuri umunyamujyi ukaba utazi Brashari TV, ukaba utazi Brashari TV, nawe ukajya ukiryagagura ngo ndi umunyamujyi. Uri umunyamujyi gute utazi Brashari TV? Kanga rero tugurishije imodoka ku giciro kiri hasi cyane, kandi kiri turanguza imodoka mwibutsa ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamuraho gato cyane. Ibaze miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamuraho gato cyane ubasha ko wabona imodoka nziza izakugirira akamaro. Ufite amafaranga ngahe ngo nkore kuntu amafaranga yawe tuyabyaza iki umusaruro? Allo ngira ngo uragenda ubibona ko ifite moteri ya ni VVT yayo. Urabona ko nimeze nta kajagari na gake ifite muri moteri. Ariko ubundi ibyiza by'imodoka ntago bizi. Ushaka iyihe modoka? Ushaka iyihe modoka koko? Ngira ngo muragenda ubibona, urabibona ko bimeze neza. Dore dore urabibona ngakurikira aha ngaha. Reba nk'aha ngaha hose do nta hantu yigize igwa gutya. Urabibona kuntu hameze. Noneho
nuza kugura iyi modoka, iyi ntabwo ari ya modoka wagura warangiza, ntabwo ari ya modoka wagura warangiza ukavuga ngo nkeneye ngo kuyijyana ngo kuri fose, ngo nkeneye kugira gute. Oya, iyi modoka ni imodoka ugura, n'utakwirirwa uzana umuntu ngo akurebere, arareba kise niba icyo areba ko imodoka ari nziza. Kandi niba nabwiye ngo ndaguhera imodoka ku kiranguzo, mba ngomba kuguhera imodoka ku kiranguzo. Iyi ntabwo ari imodoka uvuga ngo ugiye kujya muri fose, niyo wamanuka gutya gake cyane ukamanuka ukareba hano hasi, ngira ngo urahabona, nkanjye ndimo ndahakurebera, hano hasi haracyari hashyashya, nta bintu by'umugese iyi modoka ifite habe na gato. Nanakubwiye ngo aga ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka wa 2025. Nabwiye ngo imodoka uraza kwegukana ku mafaranga 1,10,500, nuko turakatura. Reka tube twajya hehe, dukomeze ahangaha urabona ko hameze neza, tujye muri butu hanyuma. Ariko se mbere kugira ngo tujye muri butu, byibuza ngaho reba nkaho urarabona ni ku nto y'umugenzi ahangaha. Byibuza iyi ni imodoka do ni imodoka wicaramo, byibuza n'umuntu ayigutwayemo ugiye mu bukwe ukumva umeze neza, ukumva umeze neza, imodoka ihumura, imodoka ikiri nshyashya. Ureka bya imodoka bigenda bitipapura. Abemera ko Burashari TV mbasha mvugira ngo Burashari TV hejuru. Ufite imodoka ugurisha, urashaka amafaranga ku buryo bwihuse cyane, urashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane, mpamagara, uri inshuti magara. Umamagara umbwira ati ndashaka amafaranga, ndashaka kugira ibyo nikemurira. N'ubundi ukeneye ufite itungo rikakugoboka, ariko mu mujyi wa Kigali, iyo turi mu mujyi wa Kigali bimeze bite rero? Ugira gute? Iyo turi mu mujyi wa Kigali ufite akamodoka urakagurisha, hanyuma ukazajya gute, ukazongera ukampamagara ukambwira ati Burashari ndashaka kugira ngo wongere unshakire akandi kamodoka. Erega uwamaze kuba umuvandimwe wanjye, uwamaze kuba inshuti magara. Yes, niko bimeze ahantu uherereye hose. Wimbwira ngo urabona ngo icyakubwira ngo subone ngo ndatonga imodoka, ngo se ngo hari abantu bafite ikibazo bakavuga ngo nindonga imodoka ari nge wa mbere utunze imodoka mu kagari ntuyemo, bizagenda gute? Wirebera ku bandi, wowe irebereho ku giti cyawe, uvuga ati ndashaka imodoka nziza. Ubu wa mbere utunze imodoka, ugomba kuba umuntu wa mbere utunze imodoka. Imodoka wagure kuri Burashari TV, imodoka ahantu hizewe, imodoka itazagusaza. Ugomba kumva inama nkakugira inama, nkagufasha nk'uwifasha, nkagufasha nk'ufasha umuvandimwe we. Yes, ubu nkaguhereza imodoka nziza cyane, ngira ngo urimo uragenda urayibona ko iyi modoka imeze neza. Ngiye kukwereka muri butu hayo, uraza kubona butu byibuza, urebe no kuntu muri butu hasa neza. Urebe muri butu kuntu hasa neza, ngaho ndebera. Reba igisobanuro cy'imodoka nziza, reba igisobanuro cy'imodoka nziza, urabona kuntu hameze. Ifite none ikiza cy'imodoka ifite butu nini, ntabwo ari zazi zifite utubutu dutoya. Oya, ngira ngo urabibona, urabona ko n'umuntu yajyamo, urabona ifite butu nini. Reba urabona kuntu hameze neza cyane, ifite butu nini cyane. Ngaho reba imodoka ifite ibintu kimwe cyose gishoboka. Iyi modoka kandi ntabwo inywa habe na gake do, yanywa kinywa ubusabusa, yanywa iki, ifite ipine rya reserve, ifite buri kimwe cyose gishoboka do. Urabibona ko n'ipine rya reserve ririmo do. Urabona iyi ni kizimyamwoto, ngira ngo urimo uragenda uyibona do. None ikiyongereho, imodoka y'insimu ifite na kizimyamwoto izo ebyiri zose, ni ukwiteganyiriza byose. Urabona ko ifite udukoresho twose, urayibona ko ntabwo ari bya bindi ngo ipine ngo izantobokeraho ngo igende gute. Oya, byose urabona ko bimeze. Ikintu kigusaba ni ikintu kimwe, ni ukugenda ukabikuza amafaranga, ubundi ukahita uza kuri Burashari TV. Ngira ngo ni ibintu byoroshye, urabona ni ibintu byoroshye cyane. Urabona ko byose biracyari bishyashya, n'imfunguzo zirimo, imfunguzo zose zirimo. Dore n'ibindi bikoresho byose urabona ko birimo, bimeze neza. Urabibona ukuntu bimeze, urabibona ukuntu imeze. Imodoka nziza, imodoka itazagusaza, imodoka itazagutesha umutwe. Altis automatique 2005 nziza ku mafaranga make cyane.
ku mafaranga make cyane. Ngira ngo imodoka wamaze kuyibona, urabona ko hameze, irabona ko imeze neza cyane, urayibona ko imeze hano hose, ngira ngo uragenda uyibona hose, iracyari nshyashya n'ubushyashya bwayo. Ndagushimiye twabanye kuri Brashar TV, turi guteka imodoka ku isoko Altis automatique 2005 ku mafaranga $1,10,500. Wowe twabanye uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka, niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Brashar TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajye uzibonera ku gihe. Nkibisanzwe kuri mikro ni Brashar, nije na Emmanuel, tuzasiruza turi guteka izindi modoka ku isoko. See you, bye bye. Uri inshuti magara, aho kura Imana izajye igukubira. Bye bye, bye bye.